inshuti bavandimwe bakunzi b'umwami wacu Yesu, uyu munsi nifuje kuganira namwe ijambo abantu benshi bamaze iminsi bohererezanya. Umuntu yabyita nk'igitekerezo kugira ngo dufate umwanya wo kuritekerezaho, cyangwa meditation cyangwa reflexion mu gifaransa, ariko ni ijambo tumaze iminsi twohererezanya muri iki gihe cy'ibibazo turimo. Abantu benshi bamaze iminsi boherezanya Zaburi ya 91 ivuga ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Ugakomeza ukayisoma ukageza hasi, ugasanga amasezerano yo kurindwa menshi arimo ateye rwose gutuma umuntu agira imbaraga muri iki gihe kigaragara nk'igikomeye. Ndashimira bene data bagiye bakomezanya aya magambo, ariko ndagira ngo noneho tuyatekerezeho mu buryo iyi Zaburi yanditse. Ijambo rya mbere ni Zaburi ibanza kugira ikintu gusaba kugira ngo ibindi bigukorerwe. Iyi Zaburi ntabwo ugena ngo bihite biza, ahubwo hari icyo ubanza gusabwa. Ubanza gusabwa kuba mu bwihisho, kuba mu bwihisho. Domere sur l'abri du très haut, kuba mu bwihisho bw'isumba byose. Ahangaha nagira ngo babwire yuko iyi Zaburi itareba abantu batari muri ubwo bwihisho. Ntabwo ari ijambo ryoroshye gusobanurira abantu cyane cyane muri iki gihe, kuko ni ijambo rikomeye cyane, rifite imbaraga ku muntu uri mu bwihisho bw'isumba byose. Kugira ngo tubyumve neza, ni uko iri jambo rigaragara mu buryo bwiza. Uri mu bwihisho bw'isumba byose, umuntu arakizwa akabyarwa akaba mu rugo rw'isumba byose. Ariko igihe kijya kigera umuntu agashaka kujya kwishimisha, agasohoka mu nzu y'ababyeyi akajya hanze akajya kwishimisha. Ntabwo iyo umuntu yasohotse yagiye kwishimisha izina ry'ababyeyi be rimuvaho, ariko protection, kurindwa n'ababyeyi be ntibiba bikiri kumwe nawe, kubera ko aba yasohotse akaba aho ababyeyi bashobora kumurindira. Kugira ngo tubyumve neza, reka turebe ibyo Yesu yavuze. Yesu yaciye umugani abantu mwese muzi muri Luka ibice 15. Luka ibice 15 harimo umugani w'umwana w'ikirara. Umwana w'ikirara twese turabizi, uriya mugabo yarakomeye, reka tumwite n'umutware. Yari afite abana babiri, umwe ashukwa n'abantu bo hanze. Baramubwira bati igihe cyawe kirageze kugira ngo ufate utwawe nawe ugiye kwishimisha. Aha nagira ngo mbasobanurire, umwana uzaragwa ibintu bya se n'umwana udafite ibyo azaragwa ntago babaho kimwe. Umwana ufite ibyo azaragwa atangira mu bwana bwe butoya avunika kurusha utazaragwa. Reka yenda tuvuge nk'umwana cyangwa prince héritier, cyangwa umuntu uzaragwa ubwami bwa se. Kuva mu bwana bwe abyuka kare akagenda akajya kwiga inkota, gukina n'inkota, akiga kurasa n'umwambi, akiga kubyina, akiga amateka, akiga geography, ibintu byose akabyiga kugira ngo ikintu cyose namara gukura azajya bari uwa mbere muri byose. Aravunika cyane, ntarya ibyo abonye byose kugira ngo ataba fate, ataba munini. Ntareka kurya ngo ahitemo kurya ibyo ashaka, kubera yuko bamutoraniriza ibyo arya kugira ngo agire ubuzima bwiza. Ntagenda ngo ajye kwiyahuza inzoga zisindisha. Nta kintu na kimwe abandi batazaragwa bakora we akora, arabyirinda.
njya ndeba mu mafilime menshi, nkareba no mu bitabo byinshi no muri histoire nyinshi, nkareba uburyo le prince héritier avunika, aravunika. Umuntu uzaragwa aravunika cyane. Noneho rero n'umukobwa, umukobwa uwo bita princesse, mu mafilime yose mwarebye, mwigeze mubona princesse yambara ibintu biteye isoni, bikojeje isoni? Oya, ahubwo princesse aba yambaye yikwije neza rwose. Noneho ahubwo abagaragu be cyangwa babakobwa bamuzengurutse akenshi baba bambaye ubusa, bambaye utuntu tugufiya, ariko princesse waba yambaye yikwije yiyubashye kubera yuko afite icyo azaragwa. Igihe kiragera rero, wa mwana watozwaga kuzaragwa ibintu bya se, wakoraga, wavunikaga, baramushuka baramubwira bati hariho ibintu byiza abantu babamo bakanezerwa, wowe ubyuka mu gitondo ujya kugira gutya ugira gutya, ariko dore twebwe dushobora gukora ibi ngibi. Ese ubundi wowe, ubundi ubwo ngubwo wari wavugisha n'umukobwa, ariko twebwe dufite uburenganzira bwo kujya muri byo dushaka byose, dukora ibyo dushaka byose. Ibyo ababyeyi bawe bari bakuzakuraga kugira ngo uze twishimishe, ibyo biroroshye cyane, buri wese yabikora. Nuko aragenda yaka ibyo se yashakaga, yaka ibya se, se n'urukundo rwinshi arabimuha. Umwana aragenda atangira kwishimisha nk'uko abisi bamubwiraga. Icyo akora, kubera ko yatojwe ibintu byinshi abo hanze batatojwe, akigerayo yari afite umugisha wa se w'ibyo yatojwe. Yajya gukina inkota, bya bindi bajya gukina mu mikino yabo, akaba ari uwa mbere. Aragenda mu musitari, n'amafaranga menshi afite, ibyo aragenda mu musitari, aramenyekana. Nuko indaya ziraza, abakomeye baraza, ibisambo biraza, bose baramushuka, byose babimumaraho, asigara nta kintu na kimwe afite. Wa mugisha wose ababyeyi bari baramushyizemo, bya bindi byose bari baramwigishije, biba ubusa kubera yuko yavuye mu nzu akagenda akajya ahandi, ntagume mu nzu y'ababyeyi. Ijambo ry'Imana no ku murongo wa 15 riravuga ngo aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Umuntu wari ufite byose, wari warazwe byose, ariko kubera yuko avuye mu nzu ya se akagenda akajya ahandi, yahuye n'ibibazo ku buryo yifuza kurya ibyasigajwe n'ingurube, nabyo akabibura. Bavandimwe, nimutekereze kuri icyo kintu. Ese se ntiyarakomeye? Ntiyari afite ubushobozi se? Ntiyari afite ubutunzi bwinshi se? Ariko kubera yuko yavuye mu nzu ya se, ndagira ngo mbabwire yuko nidukurikirana neza tuzasanga icyo gihe cyose yari agifite izina rya se, yari akiri umwana wa se, yari agifite ADN ya se, ariko yifuza kurya ibisigajwe n'ingurube arabibura kubera yuko yavuye mu nzu akagenda akajya kwaya, isi ikamukurura. Natwe niko bigenda. Turi abantu b'Imana, tuba twarakijijwe ndetse twitwa abarokore, dufite ADN ya Yesu, dukora ibi abantu bose babona ko turi aba Yesu koko, batwita abarokore se. Ariko igihe kiragira tugashaka tugakururwa n'iby'isi, bikadukurura bikadukura mu nzu, bikatujyana hahandi, natwe ku buryo dusigara twifuza kurya ibyasigajwe n'ingurube kubera ko twavuye mu nzu. Bavandimwe, ntituve mu nzu, tugume mu nzu, tugume mu nzu y'Imana yacu, tugume mu nzu ya Data, kugira ngo tujye turya ibyo dushaka byose, ko byose birahari mu nzu ya Data. Ariko nitwibeshya tukavayo kubera yuko iby'isi byadukuruye,
bikatujyana mu bindi, ugakururwa n'iby'isi byinshi bihari bitubuza kugira iyi education seriye, iyi education y'umwana uzaba umwero prince héritier, bituma udashobora ntabwo urira igihe uboneye, nturya ibyo ubonye byose, ntiwambara ibyo ushaka byose, ntuvuga ibyo ushaka byose, ntujya aho ushaka hose, kubera ko uri prince héritier. Ugomba gukurikiza gahunda zose iso yashyizeho kugira ngo uzabe witeguye rwose gufata ubwami, kugira ngo uzabe witeguye kuyobora isi. Yagiye guca urubanza, uragenda ukamwicara uruhande ukumva uko aca urubanza, kugira ngo wumve ukuntu aca urubanza rutabera. Ibyo byose ntushobora kubikora ngo ubone umwanya wo kujya kwishimisha hanze, ariko iyo uhisemo nabi ujya kwishimisha hanze. Urunguru muzi yuko yaje kwisubiraho akagaruka mu rugo, ise akishima, akongera akamwakira kuko yakiri umwana wo mu rugo nubwo yahuye n'izo ngorane zose. Urundi rugero ni urugero rw'umwana w'umukobwa. N'umwana w'umukobwa nawe twagereranya ko yari nk'umuprincesse, umukobwa witwa Dina wo kwa Yakobo. Tangiriro igice cya 34. Dina umukobwa wa Leya uwo yabyaranye na Yakobo arasohoka ajya kugenderera abakobwa bo muri icyo gihugu. Shekemu mwene Hamori umuhivi, umutware mukuru w'icyo gihugu, aramubona, aramwenda, aryamana nawe, aramukinda. Mu gifaransa bavuga ko elle a violé et il a déshonoré Dina. Dina yaguma mu nzu kwa se nta kibazo ari kugira, ariko yakuruwe n'abo bakobwa muri icyo gihugu ko bari bameze, atereka nanjye nsohokane n'abandi bakobwa. Aragenda, agezeyo ahura na biriya bintu utakwifuriza umuntu uwo ari we wese ku isi ko byamubaho. Aba déshonoré kubera yuko atagumye mu nzu ya se. Bavandimwe, ndabifuriza ko iriya jambo, iriya Zaburi ya 91 ibabera ijambo ry'umwuzuro. Tubanze dukurikize ririya jambo rya mbere, uba mu bwihisho bwisumba byose. Ni ngombwa yuko umuntu aba mu bwihisho bwisumba byose kugira ngo biriya byose iriya Zaburi ivuga bimusohorereho. Ariko niwibeshya gato ugasohoka ukava muri ubwo bwihisho, bizakubona, uzagira ibibazo nk'ibyo uriya mwana yagize asohotse yatse ibyase akajya kwiyamiza. Uzagira ibibazo nk'uko Dina yagize ibibazo. Uwiteka tugirire neza, Uwiteka dufashe kugira ngo tugume mu nzu y'Uwiteka, twe gusohokamo, twe gukururwa n'ibishashagirana, kuko n'iby'agahe gato, n'iby'abatazaraga ubwami. Twemere tugire endurance, tugumane endurance kugira ngo dushikame kugeza igihe tuzahererwa ubutware, kuko nous sommes des princes héritiers, turabaragwa b'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu tutabaho nk'abandi bose, ngo tujye kwiyamiza nk'abandi bose, ngo tuvuge nk'abandi bose, ngo tugende nk'abandi bose, ngo tujye aho abandi bose bajya, kuko turi abaragwa. Nous sommes des princes héritiers. Tugomba kubaho nka prince héritier, tukambara nka prince héritier, tukiga nka prince héritier, tukarya nka prince héritier, tukarya ibyo baduhaye, ibyo batugeneye, tugakora siporo badutegetse, tukiga geography badutegetse, tukiga histoire badutegetse, tukiga ibyo dugomba kuba twujuje byose kugira ngo tuzashobore kuyobora. Imana bafashe bagire neza. Uba mu bwihisho bwisumba byose ni uzarindwa, ni uzagerwaho n'ariya magambo. Uwiteka Mana ufashe buri muntu wese wumvise amagambo kugira ngo aze turwanane intambara yo kwizera. Kristo niwe mbaraga zacu, uri uduha ubugingo. Oh haleluya, kugira ngo tubashe kunesha icyubahiro kibi cyabo twari bwawe. Ngo komeza dufashe tugire neza, uko kwawe kwiza kubane natwe Yesu, kugira ngo tugume mu bwihisho bwawe Yesu. Urakoze ku bw'ubuntu bwawe Yesu. Amen.